kurya amakara cyangwa se kuyanywa bishobora gufasha umuntu wariye uburozi kudahura n'ibibazo bimwe cyangwa ibindi. Amakara ari muri substance runaka cyangwa substance runaka abantu cyangwa se no kwa muganga bakoresha muri case ziri urgence. Ni ikintu gifasha abantu bariye uburozi by'umwihariko kugira ngo butagira ingaruka zimwe cyangwa se izindi. Reka turebe ku ingaruka nziza cyangwa se ku kamaro k'amakara by'umwihariko ku muntu wafashe amarozi cyangwa se ku muntu wariye ikintu gihumanyije, ku kintu kiri toxic ku mubiri. Ikintu cya mbere amakara afasha agabanya uburozi buri mu gifu kugira ngo butinjira cyane mu maraso. Ushobora kurya uburozi wenda none aha ngaha cyangwa se kurya ikintu runaka gihumanyije, rero kugira ngo kidahita kigenda cyinjire directly mu maraso, amakara wayanywa cyangwa se wayahekenya ntibibe bikigiye aho hose, ntibibe bikigiye mu maraso, kuko bwinjiye mu maraso tayari uba wapfuye, buragenda bukagera ku mutima ukaba wapfuye byarangiye. Ariko iyo unywa amaraso cyangwa se uyafata cyangwa se iyo unywa amakara cyangwa se unayahekenya biroroha, ntago bita bigenda direct ngo ubwo burozi wariye mu kintu runaka, nubwo baguhaye buno mu cyaro batanga buhite bugera ku gifu, nako bihite bugenda buhite bujya mu maraso ngo ube wahita upfa ako kanya. Ikindi, kugabanya ingano y'uburozi umubiri winjiza. Hari ukuntu no mu busanzwe mu byo turya ushobora kurya imiti itewe umuti, I'm sorry, I don't know what is wrong with me. Ushobora kurya ibiryo runaka byatewe imiti, rero rimwe na rimwe ugasa nkaho bihumanyije. Hari ukuntu twese ntabwo dutegura ibyo kurya kimwe, ukaba wabironga nabi. Rero icyo gihe iyo ufata treatment y'amakara agabanya bwa burozi bushobora kuba buri chemical bwinjiye mu mubiri kugira ngo butagira ahandi hantu bujya. Nyine ingano y'amarozi agomba kwinjira mu mubiri atewe n'ibintu runaka ayo marozi yaturutseho iragabanuka, ntabwo bigenda directly nk'ibisanzwe. Rero amakara murumva afite, reka dukomeze turebe nyine n'akandi kamaro k'amakara ku muntu wariye uburozi cyangwa se wariye ibintu bihumanyije, ariko amakara afite akamaro kanini pe. Ikindi ni ugufasha mu bihe bimwe bya overdose y'imiti. Hari ukuntu abantu tunywa imiti tukanywa imiti myinshi cyane kandi birica. I personally mfite it's a story. My auntie, she drank a lot of medicine, arapfa. Yanyweye imiti myinshi, bagikora asanga yapfuye. Yanyweye imiti nyine twavuga ko yabaye wenda n'ibintu byashatse kuba, ariko yanyweye imiti iba myinshi, nta butabazi bwari buri aho hafi kugira ngo agire n'umufasha, ahita apfa. Ariko nk'iyo wanyweye imiti myinshi ushobora kuyinywa utanabizi. Rero mu gihe wayinyweye utabizi, ikintu cyagufasha none aha ngaha ako kanya ni ukunywa amakara cyangwa se kuyahekenya. Aya ngaya ari activated cyangwa atari activated. Ikindi, rimwe na rimwe afasha kugabanya ubukana bw'ibimenyetso by'uburozi. Ushobora kunywa, hari ukuntu unywa urugero nk'amarozi runaka, ayo mu binini se ayo muri ari chemical yo mu nganda cyangwa se nayo mu cyaro batanga. Wenda tuvuge niba wayanyoye ukaba wenda sinyare yayo cyangwa se byari ibimenyetso byari biwe wenda ari kwerekana ko nyine wari uburozi, ari nko kuruka amaraso, wanywa ayo makara cyangwa se wayarya, ibyo bintu ntibibe, nyine ibyo bimenyetso runaka ntibibe. Ikindi, amakara ashobora gufasha mu gutinda kw'ingaruka z'uburozi bumwe na bumwe. Ashobora gufasha mu iki cyo ntabwo sinzi ndakibreakinga kugira ngo mu cyumve, ariko ashobora gufasha mu gutinda kw'ingaruka z'uburozi bumwe na bumwe. Urumva hari ukuntu, urugero personally sinzi ukuntu niba bisobanuye gutya mukabyumva, ariko hari ukuntu ufata ikintu runaka cyangwa se unywa ikintu runaka, wenda tuvuge ayo marozi, ingaruka zigasa nkaho zishobora kuzaba ingaruka z'igihe kirekire, ariko wafata ayo makara cyangwa se wanywa ayo makara ntizitinde, ukahita urikavaringa vuba vuba, ugahita ukira runaka. Ikindi, agabanya abayakoresha, abaganga bayakoresha rimwe na rimwe muri kesi ziri urgence nk'uko nabivuze haruguru. Hari ikintu runaka gishobora kuba muganga, ariko by'umwihariko kuri iyo ushobora kuba unywa za tiyoda, ibiki n'ibiki, ziriya boro zose ziri chemical. Rero kugira ngo zidahita kwangiza none aho ngaho, cyangwa se kugira ngo zidahita zikwica, kugira ngo bagabanye umukana bw'ingaruka z'ibyo bintu, bakaguha amakara. Aya ari activated ni ay'ifu, ari non activated ni ayasanzwe. Ayo wabona hafi niyo wakoresha, ariko attention, ay'intusi cyane cyane niyo akora.
ikindi ashobora kugufasha mu gihe uburozi bwari bwinjiye bwinjiye mu mubiri vuba cyane. Ashobora kugabanya uwo muvuduko nigeze kubivugaho nyine n'ubwo bukana bw'amarozi yinjiye mu mubiri wawe, akagabanya vuba bikagabanuka nyine ntibibe uko byari butinde cyangwa se uko bwari kugenda bwirukanka mu mubiri sibibe ariko bigenda. Ikindi hari igihe akoreshwa hamwe mu ivurizo mu gukiza abarwayi uburwayi runaka. Murabizi ko nyine y'uburozi by'umwihariko ahantu habufata bwa mbere ni mu gifu, rero amakara akenshi akunda gufashwa cyane mu kuvura uburwayi bw'igifu runaka. Ikindi yakoreshejwe neza kandi ku gihe ashobora gufasha kugabanya ibyago bikomeye by'uburozi bumwe na bumwe, ariko ubwo burozi ntabwo burimo acide. Ku burozi bwa acide, acide bwo nazo zikomeye. Ikindi ama essence n'amapetrole na alcohol zimwe na zimwe, hari acide runaka izo amakara atanetraliza n'ama essence. Essence of course ntabwo waguha amakara ngo ukire, na petrole ntabwo wakira. Ariko muri rusange urugero nk'amarozi wanyoye mu miti wenda mu myaka iteye imiti runaka, ushobora no kurya ibintu runaka utazi ko byanduye wenda biriho amarozi runaka, ibintu by'uruhumbu ibiki n'ibiki, biriya biboro byose amakara arabifasha, afasha nyine kubinetraliza ntibibe byakugiraho ingaruka runaka. Ariko none nkwibutse abantu benshi barya amakara kandi baranayanywa kandi arafasha none, ariko by'umwihariko none niba ufite uburwayi buri chronique runaka urwaye, ushobora kuba ufite ubwandu bwa virusi itera sida cyangwa ufite agakoko ka virusi itera sida, ushobora kuba urwaye impyiko, amahasima, ibiki, ntabwo wemerewe kunywa amakara cyangwa se kuyarya kuko agabanya ubukana bw'imiti. Niyo mpamvu niyo umuntu yafashe imiti myinshi, yafashe za overdose, ikintu bakoresha baramufasha bamuha amakara, ayifu cyangwa se n'ari asanzwe y'intuza. So rero amakara ni umuti kandi ni umuti ukomeye cyane, akiza ibintu byinshi cyane. Ariko uyu munsi nashaka kugira ngo tuganire ku makara, ku muntu by'umwihariko icyo afasha ku muntu wafashe ibintu biri toxic cyangwa se biri muri mwarozi cyangwa se ibintu bihumanye. Rero mwabonye ko hari byinshi, ni byinshi afasha, ni byinshi byaba ubufasha bw'ibanze ku muntu runaka wahumanye cyangwa umuntu wafashe ibintu runaka biri toxic. Rero ntukajye uyafata ngo uyafate nk'aho ari ibintu buri less, ni umuti ukomeye cyane kandi umuti ufasha abantu benshi. Nibakunze ikiganiro cyangwa nawe niba uyafata, ndabizi abakobwa benshi turayafata, ukomentinge, usharinge ku bandi, likinge, niba utura subscribing na subscribing. Ibiganiro byinshi biracyaza kandi bikungura ubumenyi ku buzima.